u Rwanda rugeze mu buryo bashobora kubaga umuntu batamukozeho kubera ikoranabuhanga cyangwa se politiki y'igihugu mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ngira ngo mwumvishe ejo bundi ko banki nkuru y'igihugu yasohoye uburyo bagiye gushyiraho ifaranga koranabuhanga aho kugira ngo tunye amafaranga mu ntoki, ariko byaranacitse mu Rwanda. Nta muntu ugitunga amafaranga mu ntoki, biragenda bigabanuka kunuza. Icyo leta urugero nk'amateleviziyo aya ngaya tureba, aya ma-screen ateranyirizwa mu Rwanda. Urundi rugero wenda herutse kubona nko mu binyamakuru bitandukanye, nko mu Rwanda mwari muzi ko bakora intwaro. Urumva rero aho u Rwanda rugeze narugeze mu rwego rwo gukora intwaro, ntabwo ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo byananirana. Yeye maraso yanjye bantu banje kuri mwese mukurikiye King Rwanda TV, Intercontinental, East Africa, Rwanda Province ndetse no muri Kigali. Nizere ko mumeze fresh. Hano rero ni kuri King Rwanda TV, nizere ko mumeze fresh kuri mwe mwese mwakoze gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Respect and shout out to all of you. Ngero uri kumva ni Mr Connector, yanzu y'ibitabo cyangwa se library. Ibisanzwe rero hano twabwiye ko tugiye kujya tubarebera muri departments zigiye zitandukanye, haba ku ikoranabuhanga, muri entertainment, mu makuru y'ahandi, muri politiki. Uyu munsi rero nakiriye umuntu ukomeye, nakiriye expert, nakiriye umuntu ufite experience mu byo akora, n'umuntu ufite ubumenyi. Tugiye kuganira ku ikoranabuhanga, aho ari buze kuza kutuganiriza turebe se ikoranabuhanga kera ryari rimeze rite, suburigeze si ibindi bihugu biturusha iki. Wowe gusa icyo usabwa no gukanda kukazogera kandi ugakomeza ukadukurikira kugira ngo aya makuru nawe naza kuza kugucika. Twamwakire rero kuri kamera, ndakeka njya munari bwirwe muvuga uko araza kuza kutwibwira. Nakwakiriye. Murakoze Janvier. Yego. Amazina yanjye nitwa Nyirimana Jean Claude. Yego Jean Claude. Nkuko mwabivuze ndo mu IT maze imyaka igera muri 13. Imyaka 13. Yego. Ndabikunda, nabitangiye kera nkiri mutoya. Nubwo atari byo nize muri segonderi. Kera ukiri muto yo gushatse kuvuga iki? Ngifite imyaka yo hasi. Imyaka yo hasi. Nko guhera nko ku 10 irindwi gutyo. Ikoranabuhanga warikunze utufite iyo myaka? Narabikunze. Gute dusobanure mu we buryo? Wari ufite telefone, wari ufite? Nubwo ikoranabuhanga twebwe twiga ryari itaragerwaho. Ariko hari ukuntu wiyumvamo ikintu, kumvamo iyo mpano, kumva urayifite. Nubwo ntari nzi aho bigana, ariko nyuma naje gusobanukirwa ibyari by'inzozi nari mfite. Naje kuzibona. Ikoranabuhanga narigeze muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Mvayo nkomeza akazi kabyo kuva 2011 kugeza uyu munsi. Ese ko ari ibintu ahanini usanga bidufavoriza turi nk'abana, ugasanga ari nk'umwana mutoya akunze nk'urugero nka football abona ku ma TV. Ese icyo gihe ukiri umwana hari nko mu baturanyi bari bafite televiziyo se cyangwa ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga bikaza gutuma uza kurikunda? Ntabwo ari mu baturanyi gusa, n'iwacu mu rugo twari tuyitunze televiziyo. Nubwo byari bigoye bitameze nk'ubu, ariko twari tuyifite. Kuyigira rero byatumye mbikunda, ngira amatsiko yo kumenya ibyo bintu uko bikora. Hanyuma rero nza kubyiga rero. Ubwo ntabwo byari bigoranye muri icyo gihe? Byari bigoye. Byari bigoye kugira ngo televiziyo igaragare. Yaremeze nk'ahantu hataba network, ukurira nk'igiti kugira ngo televiziyo igaragare washyiragaho nk'ibiti bigera nko muri 5. Za televiziyo za kera z'amaromba. Yego. Ubu ngubu ubona iterambere cyase mu ikoranabuhanga, ubona ikoranabuhanga rigeze ukurikije nuko wavutse ubona bimeze? Ukurikije, reka duhere kera, ikoranabuhanga rya kera. Duhere nko ku kintu cyoroshye cya telefone. Ubu telefone muri iyi minsi ushobora kuba uri mu Rwanda ukavuga n'umuntu uri muri Amerika nkaho muri kumwe. Ariko kera ntabwo ari uko byari bimeze. Urabona nk'ukuntu radio ivuga, ishyiraho amatangazo yo kumenyesha cyangwa se yo kubika abantu bagize ibyago. Ariko kera wabaga ushaka nk'inkuru nk'uko ubona abanyamakuru mu midugudu babigenza. Kera rero babaga bashaka gutangaza inkuru, bakajya ahantu ku musozi, habaga abantu babishinzwe, bagafata ingoma bakavuza, bakamenya ikintu kigiye kuba. Abaturage bakegerana bati buriya hagiye kuba iki. Si ibyo gusa, kugira ngo kera uvugane n'umukobwa wa kera, wenda ugiye kurambagiza, ukuntu ababyeyi bacu barambagizaga kera,
nta handi wabona umukobwa mwahuriraga. Si bitandukanye n'ubu muntu yihitiramo, ariko kera iwanyu ni imiryango yajyaga ijya kurambagizanya. Noneho kugira ngo uvugane n'uwo mukobwa mwahuriraga mu misa ya mbere cyangwa ku isoko cyane, kandi byarakundaga. Ariko ubu ngubu byaroroshye. Ubwo tukiri aho ngaho kubonana n'ibyagoranaga, mwahuzaga mute kugira ngo muziyumvanemo se? Urebye kera imitima, nk'uko bajya bavuga ngo imitima iraganira, koko yaraganiraga mu Rwanda rwa kera. Wajyaga kubona ugiye mu misa ya mbere ukabona uhuye n'umukobwa, cyangwa ugiye mu isoko mugahura mutanavuganye, ubundi mugahita muhana gahunda yaho muzongera guhurira. Nuko bakoraga, wigereragayo. Ariko ubu ngubu ntabwo ugerayo. Ushobora kuba wicaye hano ukavugana n'umuntu uri aho hantu wicaye. Urakoze cyane wenda kutuganiza kuri ako gastori gatoya kahakera. Nkanjye urabona wenda navutse mbona mfite phone se, urabona nk'ubu ngubu njya kuri interineti nkareba uko amakuru ukuntu byifashe, cyangwa se nk'ako gastori wari uduhaye gato nk'ak'abakobwa se ugasanga nshobora nko gufata phone nkaba namuhamagara tukaba twanaganira. Ese ugiye nko kuduha ishusho ya kera, wasangaga bimeze bite nko kubona nk'umuntu umwe nko mu mudugudu ari ufite telefone? Byabaga bitangaje, usibye ko atari na kera cyane. Yego. Kira ngo njye nabonye telefone bwa mbere 2004. Niga mu mwaka wa 4 segonderi. Yego. Ubwo urumva rero njye niba narayibonye 2004, ubwo urumva kera nta n'umuntu wari uzi ko telefone zinabaho. Ariko zanabagaho za telefone zimeze nk'agakarito, zifite kombine wafataga gutyo ugahamagara, ugashyiramo nimero ukazengurutsa ukongera. Yego. Nizo telefone zaje, ariko zabaga mu bantu b'abayobozi, nta muturage wemewe kuyitunga. ngira ngo hari n'urubyiruko rw'ungu ibyo byose rutayizi iyo telefone, nayo turaza kuza kuyishyiraho kugira ngo babashe kuyibona. Ibyo byose hari abantu benshi batayizi pe, benshi cyane. Iyo telefone hari abantu batayizi, usanga hanini wenda nk'ikintu numva cyaba cyiza cyangwa se wenda ndibuze no kukubazaho, ese ni iki icyo gihe mwigiyemo iki kugira ngo mubashe kuba mubashe kudevelopa cyangwa se mubashe gukora ibikorwa byiza biteza imbere ikoranabuhanga? Muri icyo gihe mwari mubayeho mute? Ese mwigiyemo iki? Okay, urakoze. Ibyo twigiyemo nuko kera ibintu bitaraza nta kintu umuntu ashobora kugeraho atibishye icyuya. Yego. Bisaba gukora cyane. Kuba n'ikoranabuhanga rero rihari nuko abahanga bakoze cyane. Ikoranabuhanga riraboneka. Ibyo twigiyemo nuko tugomba gukoresha aho ibihe bituganisha, aho tugomba kujya. Yego. Niba kera twaravuye kera ukajya gushaka umuntu ukamwandikira ibaruwa ikazamara nk'ukwezi itaramugeraho, wenda ikazanamugeraho yaranapfuye. Yego. Ariko ubu ngubu ukaba wandika kano kanya wicaye ukandikira umuntu bakagusubiza. Urumva ko ari ibintu byagiye bitera imbere. Rero tugomba kubishishikara tukabikunda, kubera ko byoroshya akazi, byoroshya itumanaho, biranadufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Urakoze cyane. Wenda katwite tugera ubu ngubu gato tuvuye gatoya mu Rwanda rwa kera. Ese ubona aha tugeze ikoranabuhanga rigeze ku kihe kigero? Yego. Okay, reka duhere nko mu Rwanda. Ukurikije ukuntu byari bimeze mu myaka yashize n'ubu ngubu, u Rwanda ruri ahantu rushimishije mu ikoranabuhanga. Reka mvuge cyane cyane wenda mu rwego rw'ubuvuzi ni urugero. Mu rwego rw'ubuvuzi u Rwanda rugeze mu buryo bashobora kubaga umuntu batamukozeho kubera ikoranabuhanga. Ikindi navuga wenda nko ku banyeshuri biga, ushobora kuba wicaye iwawe uri mu rugo ugasoma igitabo runaka, ugashaka amakuru runaka ushaka kumenya bitandukanye na kera. Kera kugira ngo ubone igitabo runaka wafataga imisozi n'imisozi, ingendo n'ingendo kugira ngo ubone icyo gitabo. Yego. Ariko ubu ngubu mu Rwanda uricara ukavuga uti ngiye muri library runaka ikoranabuhanga ngasoma igitabo. Telefone ubu ngubu zigezweho zo bita smartphone, shyiramo igitabo runaka ukagisoma cyangwa wacyanditse ukabona ibitabo byose yanditse ugahitamo ugasoma. Byanyijeho na kera ikoranabuhanga rwo mu Rwanda rwose bimeze neza. Ku rugero rwiza cyane kuko ahanini wenda navuga nko ku masocial media. Ku masocial media ahanini usanga yaragiye anasimbura bimwe mu binyamakuru, ugasanga ku masocial media niho tugiye tubanira amakuru ari updates, ugasanga birimo biranadufasha cyane. Ese ni iki twavuga kuri social media?
Okay, social media ni nziza ibinyamakuru sibye ko wenda hari abantu babikoresha uko bitagombye gukoreshwa ariko ni byiza. Ntego wenda aho naho turaza kuhaganira wenda naguciye mu ijambo se nko ku bantu bakoresha nabi ama social media se cyangwa se ikoranabuhanga hari ibihano nka leta wenda se igihugu yaba yarashyizeho cyangwa nabi hari babikora just okay byose abanyamategeko nabo barahari hari uko babigennye ariko nkuko tujya twumva ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bivuga yego gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi nabyo birahanirwa kubera ko watandukiriye umurongo w'ibyo ikoranabuhanga ryashyizweho bivuga. Ngira ngo nibyo navuga. Wenda akandi kantu ese igihugu cy'u Rwanda ubona giteganya iki mu minsi iri imbere? Mu minsi iri imbere urabona hari aho twavuye, hari aho turi ubu ngubu mu ikoranabuhanga ni heza. Ese urabona igihugu cy'u Rwanda giteganya iki, ni iki giteganyirije abaturage mu minsi iri imbere? Okay, urakoze, ni ikibazo cyiza. Kurikije nk'uko tubisoma mu binyamakuru yego cyangwa se politiki y'igihugu mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ngira ngo mwumvishe ejo bundi ko banki nkuru y'igihugu yasohoye uburyo bagiye gushyiraho ifaranga koranabuhanga aho kugira ngo utunge amafaranga mu ntoki, ariko byaranacitse mu Rwanda. Nta muntu ugitunga amafaranga mu ntoki, biragenda bigabanuka kunuza. Icyo leta y'u Rwanda rishaka rero ni ukugira ngo umuturage ajye akora ikintu kitamuvunnye, kimworoheye kandi kimugereho neza ku gihe, kuruta uko wagenda n'ibirenge ugiye gushaka ikintu kandi hari uburyo bwagakwiye gukorwa icyo kintu kikakugeraho vuba kandi neza. Wenda ngiye ku ruhande gatoya, hari systeme igize kuza mu Rwanda ya Made in Rwanda, sinzi nimba uyiziho. Made in Rwanda turayibona genda ikora ibindi bikoresho bigiye bitandukanye cyangwa se andi ma product. Ese haba hari ibikoresho bya Made in Rwanda biri electronique? Yego, ibyo bikoresho birahari. Ibyo birahari. Urugero nk'amateleviziyo aya ngaya tureba, aya ma screen ateranyirizwa mu Rwanda. Urundi rugero wenda herutse kubona nko mu binyamakuru bitandukanye, nko mu Rwanda mwari muzi ko bakora intwaro. Urumva rero aho u Rwanda rugeze narugeze mu rwego rwo gukora intwaro, ntabwo ibikoresho by'ikoranabuhanga aribyo byananirana. Yego, bitanahari ubwo leta y'u Rwanda yashaka uburyo bikorerwa mu Rwanda kugira ngo n'ubundi ya serivisi y'ikoranabuhanga yegera abaturage kandi bayibone ku gihe. Cyane urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo muri rusange dukwiye guteza imbere ikoranabuhanga. Yego. Ese haba hari bimwe mu bibazo muri rusange biterwa n'iryo koranabuhanga? Ngo bidusobanurireho gato nabyo turebe uburyo twabikemura. Yego, ibibazo birahari. Urugero, ikoranabuhanga rikoreshejwe nabi biteza ibibazo. Yego. Harimo uburwayi bwo mu mutwe, kudashyira ubwonko ku gihe, kuba imbata yabyo, ugahora wumva nta kindi wakora. Tujya tubona n'abantu babikoresha nabi basebya igihugu cyabo, bakavuga bitajyanye, ari ibintu bitari byiza cyane. Hanze y'igihugu ashobora kubeshywa uko igihugu kimeze atari ko kimeze. Rero ibintu byose usibye n'ikoranabuhanga, ibintu byose iyo bikoreshejwe nabi biba nabi. Ariko cyane cyane nk'ikoranabuhanga kubera ko ryihuta, bikoresheje nabi abantu bumva ubutumwa utashatse gutanga. Yego. Ese ubona ari ukubera iki ibihugu byo hanze cyangwa se kuri no migabane yindi atari Afrika, nk'urugero nka Amerika niyo kamba ariyo nanga urugero, ugasanga yo irakize cyane cyangwa ugasanga iri ku rugero rwo hejuru ugereranyije no muri Afrika? Ese nk'umuntu ufite experience ubona ari irihe banga cyangwa se ari ukubera iki bakomeza kudusiga cyane? Yego. Okay, urakoze. Impamvu biriya bihugu byateye imbere bidusiga, reka duhere wenda ntabwo twirengagiza ubukoroni. Yego. Kuri ubukoroni hari ikintu byatumye abantu b'Abanyafurika batamenya. Bariya bo bakoronije ibihugu bya Afurika bari bafite ukuntu babayeho. Muri Afurika ubukoroni bugezemo batwumvisha ko nta kintu muri Afurika dushobora kugeraho tudafite abo bantu. Yego. Niyo mpamvu ubona ibihugu byateye imbere muri Afurika nabyo bitangiye kumva ko badakeneye inkunga y'ahandi, ahubwo nabo ubwabo bishoboye. Yego. Ikindi navuga
muri Afurika ibi bintu dutangira kubyiga turi bakuru ariko bariya bihugu byateye imbere nka Amerika umwana agera muri P1 arimo arabyimenyereza se abyimenyereza aribyo byonyine yiga yego ahubwo naho muri Afurika twaramubuye muri Afurika wiga amasomo 16 yego ukabyiga byose ukabifata mu mutwe kare gutsinda ariko bariya bo biga ikintu kimwe ubwo niba wiga ikoranabuhanga guhera muri P1 ni ikoranabuhanga ukabyiga ukagera muri PhD wiga ikoranabuhanga nta hantu uzahura n'umwana wo muri Afurika ubu byiza afite imyaka 20 niyo mpamvu rero biriya bihugu bitera imbere kubera bitoza abana babo guteza imbere igihugu bakiri batoya ese ubwo yaba ariyo mpamvu cyangwa se yaba ariyo mpamvu usanga ari nk'amazina ari nk'aho tuyo tumva ba Elon Musk ugasanga barakize cyangwa se ugasanga bari imbere cyane kuturusha ugasanga ngaho ngo bagiye mu byogajuru ngaho ngo bagiye kundi mugabane urumva ko naryo ari iki ari ikoranabuhanga yaba ariyo mpamvu bakomeza kudusiga nabyo byaba iyo mpamvu numva atari yaba cyane kubera ko abana bacu natwe tubatoje ikoranabuhanga bakiri batoya bazagera nabo bakagira ikoranabuhanga igihugu kigatera imbere mu ikoranabuhanga ndetse n'izo za Amerika uvuga tukazazishyikira yego ndetse tukaba twanabasiga yego kubera ubushake igihugu gifite ariko rero uko twebwe twiga ikoranabuhanga turimo gushaka ngo ritere imbere kubera ko nabo ryageze imbere nabo bakura bashaka gutera imbere mu bindi yaba barakoze mudasobwa ugatereka dukore noneho n'ikindi kirenze mudasobwa twebwe nibwo turimo kujya kwihangira imirimo dukora mudasobwa barimo barashaka gukora ibirenze byacu yego urakoze cyane kudusobanura neza kuri icyo kibazo gusa ese ubona hakorwa iki muri Afurika cyangwa se ku gihugu cy'u Rwanda ubona ni ikihe kintu twagashyizemo imbaraga cyane kugira ngo kibashe kuzamura iryo koranabuhanga ni ikihe kintu fatizo yego ni ikihe kintu fatizo twagakwiye gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo natwe tubashe kuba twanabasiga ibintu tugomba gushyiramo imbaraga ntabwo ari byinshi ni ugukunda ibyo dushaka kugeraho kandi bifitiye igihugu akamaro yego urakoze cyane ako kantu ni keza cyane ku buryo n'umuntu udukurikiye ako kantu kamubera nka keyword ndabeshya cyangwa se nk'agakotsi kaba ni keza cyane kukadusobanuriraho neza kugira ngo tukumve ese ubona nko muri Afurika cyangwa se nko muri ibi bihugu muri East Africa muri ibi bihugu bidukikije ese ubona ni ikihe kibazo ahanini bakunze guhura nacyo kugira ngo gitume tutazamuka ni ikihe kintu gikunda kutugonga cyane nibyo nahoze mbivuga ni ugutangira kubyiga abantu bakuze ntabwo abantu benshi barabona ubumenyi ibijyanye n'ibyo wenda ufashe nk'urugero ukajya mu bindi bihugu bitari u Rwanda mu Rwanda abaturanyi b'u Rwanda ibyo twebwe turimo kugeraho n'igisanga batanabifite yego bakaba bagifite bwa buryo bwa kera kugera mu nzira nyinshi ubwo rero ntabwo ushobora kuzana umuntu wo muri icyo gihugu udafite ubumenyi runaka umujyana gukora ibintu adafitiye ubumenyi yego bisaba rero ikintu dusabwa ni ukugira ubumenyi kuri ibyo bintu dushishikariza rero n'abantu kubwira abana bakajya kwiga ikoranabuhanga kuko igihe kizanagera hari igihe kizagera rwose kubera ibyaje by'ikoranabuhanga ubwenge bw'ubukorano yego simvugiye wenda minisiteri y'uburezi nubwo wenda bizavunana hari igihe wenda minisiteri y'uburezi izavuga ati kubera ikoranabuhanga rihari ubwenge bukorano abana bigane telefone yego kuko igihe nikigera amakaye nta gaciro azaba afite ibyo tuzaba dushaka byose bizaba ari hehe ikoranabuhanga yego ubwo rero tugomba kugira ubumenyi muri byo bigira akamaro bigirira igihugu akamaro ariko bikoreshejwe neza akoze cyane kuduhugura cyangwa se kuduha impanuro ku byerekeranye n'ikoranabuhanga ese ubundi ikoranabuhanga rikwiye gukoreshwa gute urakoze nk'uko twahoze tubitangira ikoranabuhanga rikwiye gukoreshwa neza niba ari umunyeshuri ugiye kuri mudasobwa abanyeshuri ubona bafata ikoranabuhanga nk'aho ari akantu gatoya kandi ari ikintu kinini akumva w'ibyazi ni ukura filime z'urukozasoni kandi wenda n'urugero yiga wenda nka networking yego kuri mudasobwa hariho amasomo menshi ajyanye na networking yego
ubwo rero ufashe umwanya wawe ukajya kwiga ukiga bigufitiye akamaro ndumva ikoranabuhanga urikoresheje neza nta ngaruka zakugeraho ariko urikoresheje nabi zikugiraho ingaruka zishobora no kuzakuviramo ibihano. Wenda tukiri aho ngaho wakubuza gukomoza ku bwenge bukorana cyangwa se AI muri ino minsi uri gusanga yafashe uruhare runini cyane. Ese iyi AI wayivugaho iki? Ni nziza kuri twe cyangwa se nkamwe mubasha kuba mwareba future y'ikoranabuhanga? Ubona iyi AI ese hari ikintu izadufasha cyane cyangwa se ije kuduhungabanya? Izadufasha nkuko twahoze tubivuga, nikoreshwa neza izagira akamaro, nikoreshwa nabi ntabwo izagira. Ubwo gukoreshwa nabi ushatse kuvuga gute? Gukoreshwa nabi ni ukuvuga ngo ni ugukoresha icyo byagenewe. Iyo ugiye gushaka ikintu runaka uragishaka gitandukanye n'ibyo utekeye. Urakoze cyane. Gusa dusoza ikibazo cyane nashaka kubaza, ni iyihe nama wagira abakoresha imbuga nkoranyambaga, abakoresha interinete ndetse n'urubyiruko muri rusange mu kurikoresha neza? Okay, urakoze. Ikibazo cyiza. Nama nagira urubyiruko no gukoresha ikoranabuhanga mu bafitiye akamaro, badasebanya, batiyambika ubusa, bagashaka ibafitiye akamaro ku giti cyabo ndetse n'ibifitiye igihugu akamaro. Yego. Ubwo nibwo buryo bagakwiye kuba bakoresha ikoranabuhanga. Urakoze cyane Claude, ndagushimiye kuba wifatanyije natwe mu kugira ngo tugire inama urubyiruko. Mwibutsa kuri wese, kuri mwe mwese mukurikiye King Rwanda TV gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mukomeze kudushyigikira ndetse dukomeze no kuganira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze cyane. Shout out.